pe nukuri umuntu uzana kubwira ngo ni mubi uzamubwire ngo umubi ni bene wanyu ugenda ubwire bene wanyu si byose murakoze. muri Rwanda muri sanga ni byiza muri sanga he mu Saa Rwanda 8:21. ukaba uri maso ukaba utari wajya Navuye ku kazi kare ndaryama. ako kantu wambaye mu mutwe ukuntu bakita se Wapi? bakita gatwakazi ntabwo abanyavideo nakoze nkambaye bakita gatwakazi Se mwana wagira kakubeshya. nukuri kw'Imana uzagende mu soko babwire ngo nshaka gatwakazi Uragenda ukavuga ngo ndashaka akantu ko kogana. oya koze barakogana ako nje nkajyana gusenga ako akambaye rwose ugakubitaho n'agapantaro k'agatisi sha agatwakazi kaba kahuye n'akatwakazi bikajyana Nta mugore wabona pe. dore njye ari kubwirira ngo nareke guseka ubu se niba nawe ari guseka tukabona kasana neza wowe useka umuntu akagira n'agakende kagiye kurira igiti mu ndebe maze uza abanyeshari ntaho batena no gusebanya ubu se ari guseka ukumva ayiga data niba nawe afite mu kanwa heza di Mbabarira umuzamure. sinanamuzamura yatuma telefone yanjye ibyuma ubu se uri kubona adafite mu kanwa heza wowe ufite mu kanwa wagira ngo heruka kuborosa rwabugera akiri perezida muhera turakoze kiramuheneye cyane buriya nkunda ukuntu ahita bahenera rwose uyu muhungu ni rwose uwambwira se namuha inka rwose ni ukuri ngo ari guseka nkumva namuha gahambirwa maze abahehesi baraje abahehesi bakaba barazamutse ega data we ariko rero aho hantu uri waho njye nagize ngo uri muri Amerika uri mu nzu mufite inzu nziza pe ni ukuri Ukuntu ari gato. uba muri geto se ubamo wenyine Na musaza wanjye. ngize ngo ubamo wenyine dore njye zitangiye kuvuga ngo nimero ze ngafite impanga nk'iyawe oya cyoko abanyarwanda kuki dufite impanga ije imbere ni ukubera twese kandi Tuvuka ku mugabo umwe ngira ngo. umuntu watubyaye banza yarakunda gushyira impanga imbere harya ninde wabyaye abanyarwanda ni Rwabugiri Niyo mpamvu abanyarwanda bose ngo basa. ninde wabyaye ngo abanyarwanda ni Rwabugiri ninde hari umuntu numvishe ngo wazanye ngo abanyarwanda niba ari ngombwa ni umwami wo muri 9 kangahe wo muri 30 sinibuka ariko ni Rwabugiri hari umwami nabonye wari ufite agatwe kaje imbere wagira nta karusoro k'imbere kegeye imbere Bose siwe. Umugabo wa Gicanda. ufite n'imisatsi isataguritse wagira ngo harimo imihanda mu mutwe Niwe. gihanga ngo ni gihanga ngo mbejana niwe wabyaye abanyarwanda nukuri pe ariko nukuri ma afite agatwe afite agahanga kaje imbere wahatereka ikirahuri n'ikigo maze rero hano muri Amerika rero banga abantu bagira impanga dore sha Kandi ndenda kuhaza nukuri. wenda kuzinaha hari igihugu kizakuzana hari igihugu kiri kukubeshya ngo kizakuzana Oya niho dadaba. are nawe uracyita two dadi se ugahita wumva umukobwa wavukiye mu bikoma byose bya bureba akavukira Nta bikoma ntabyo. Navomesheje akadomora bita kabubiri. none ubwo ukaba wita two dadi te ayiga dada twavutse turi kumwakura ukuntu twakuraga pa ukagira ngo hari umushinga mufitanye Ahubwo namuhamagaraga mu izina. maze rero wagira imana bakaba muri kumwe bagukubisa igishyi cy'umukunyesa amahoro ntabwo ubona ko turi kumwe n'abandi bana shamura ngo dadi imodoka Nabya dadi. ngo dadi ngo umugati washize ngo fata amafaranga ari ku meza naho twebwe
we amafaranga umugati nzarya umugati umugati ikijumba uryaga kuri noheri ikijumba kuri noheri mu bintu twapangaga habaga harimo umuceri amajeri ikijumba ugiye ku ishuri mu gitondo uri bugende ibirometero 200 maze iki ikibazo cy'abakobwa beza nimutana no kuvuga cyane umva rero twebwe kera kuri noheri twabaga twapanze ko turarya umuceri amashaza ubwo n'agafiriti ubwo nibyo twaryaga mbese tukamenya ko twariye umunsi mukuru n'ukuri kw'Imana naho ubu ngubu rwose agafiriti ni ukarya no mu mibyizi utanabishaka bakwinginga weke iwanyu wakwinginga usa n'indanyinginga hano ntago bakwinginga hano rwose iyo muri abantu benshi mu nzu usanga ko banagucuza integera za hano uzi ndazigira aho ngarega muranitekera uraza nyine ukitekera ariko hano akaga ngo umukozi yatetse urabirya cyangwa ubireke hano no muri Amerika ntabwo haba n'abakozi bo mu rugo wabona amafaranga umuha ubundi se amafaranga wahemba wayabona ntayo wabona wamuha amafaranga aruta umushahara wawe wigeze kwa mu Bigogwe se none ko usa n'inyana usa n'akanyana k'umutavu n'ukuri kw'Imana usa n'umuntu waba ahantu mu nka ntabwo wigeze uba mu Mutara umutara umutara ukaba usa utyo Nyagatare mu zuba hakaba usa n'umwumba abantu b'umutara basa n'imyumbati yumye nuko useka mani nawe urakabije urasetse ndi ubwoba ngize ngo hari umuntu ugucira urugi hari umuntu uguciriye urugi mani uciye nyababyeyi ahubwo urumva ukuntu uvuze rahira uzayijyane bayishone uzayijyane ku mutayeri wongere bayisubiranye bayisudire wari utuye he ndahibagiwe Nyagatare mu Mutara mu Mutara se habaye amata Nyagatare nta mata bayo Nyagatare mu Mutara mu Mutara nyine Nyagatare mu Mutara ni mu Gatare oya mu Mutara ni Nyagatare rahira nukuri abanyarwanda nabo barita rero yawanyweye urwagwa si umuntu wajya akitana Igisenyi yabonaga abantu aho none se Nyagatare nibwo bwa mbere uhumvishe najyaga mpabona ku ntuza ku shusho y'u Rwanda kuri mapu ariko numvaga kuri Nyagatare ngo haba imyumbati ngo haba izuba ahubwo ni naho hazwi nka haba inka ngo uyu mukobwa ngo yari amavuta y'inka menshi ngo yari amavuta y'inka menshi warayiriye cyangwa ubundi amavuta barayarya ko bayisiga ariko ingegera zabaye zite uyu nguyu yarayisize arayarya arayoga byose hari ikibazo nuko wagira ngo yagiye mu gahanga gusa none se ahandi ntago bisa ahandi ntago nsa gute ndasa nk'uwitukuje oya kabatukuje ari bo baba dusa usa nk'uwitukuje kandi usanzwe utukuye ahubwo ntago usa n'uwitukuje ko ufite akayobe kari natirere kayobe keza rwose k'abanyarwanda ngushogeze ndabizi ubwo uri kwikeka cyangwa waritukuje sha bakoresha hese ngo nzitukuze mani oya ntuzitukuze ubu se witukuje watukura wahita uba icyatsi kuko usanzwe uri inzobe witukuje wahita uba irindi bara amburungushura usanzwe ufite akayobe keza nukuri ingegera hano ziri kuvuga ngo waritukuje bazajya bitwitukuza bonyine mukorogo uzaziryaho gahamba umva James ngo afite umukunzi mfite kakajwe yaramfite murajya he baba ziri kw'Imana ufite umukunzi irari rirabishe muri komenti wenda gupfa uyu mwana ni uw'iwacu mu Nyambo kakajwe yanyoye inka wasanga nase barayinywa none se wanyweye itabi ko mbona mu kanwa ari umukara nikosa nari ngize ngo wanyweye igikamba nyarumva ngo Nyagatare ngo habaye igikamba
igikamba igikamba se urakizi Mm. naho ubugoro Siba bihinga, siba bimeze, siba bimeze n'ibibabi na bya bintu twajyaga ku ishuri bitaga ibitabi. ibyo se ni ibiki Siba bimeze nka bya bintu badutekeraga ku ishuri bitaga ibitabi. oya ni hari ikintu bita igikamba ni ikibabi kiba cyumye bazingazinga bagatumura noneho ubugoro nabwo ni uruntu rw'urubabi narwo bajundika umuntu akazagacira ibishanzwe biri kurenduka bigeze iriya ubugoro ntabwo ubuzi Ubugoro njye nzi ngo ni bwa buntu buba buri ku mazi bw'icyatsi. oya da ubugoro ni ikintu bajundika ujya ucunga neza wasanga hari umuntu ugeze iwanyu akijunditse ujya usanga yakijunditse akazayiherera agakubita Cyangwa wasanga naraburiye. wariye ubugoro Oya, ntabwo niyo naburya sinabimenye we siko ntukaburye ntabuzi. ubugoro iyo uburiye bigera amenyo yawe ukagenda agashirira ukagira ngo neza urya ibiketse gusa abakecuru nibo babujundika ariko hano ingegera z'abasore nazo zirabujundika hari ingegera burazi hano zijunditse ubugoro abantu mwese mwana mujunditse ubugoro muzapfa nabi muragahambirwa hari ingegera ziva mu Rwanda zagera muri Amerika zigata ziba ibyihebe bicigira ibyihebe bakanywa amatabi bakananirana Bageze mu gihugu cy'isezerano. ngo bageze iwabo da bakabaronda mu magereza mana yanjye Barabafunga. ngo iki Njye mbanze ngo barabicaho. ingegera hano zizi kubica ibanga ingegera zigera zigakora amakosa bakajya kuzifunga ntizizanavuge ngo zagiye he uzimenya ariko nawe ugiye muri gereza hari umuntu wambwiye ngo umva ngo ejo bundi ntiwibuka ko bagiye kumfunga ngo ye ngo nagezeyo nsanga cyantuza ambwira igihungu tutazi yo twari tuzi ko barakigonze ngo kiri muri gereza cyazize iki ngo cyafashe ngo umuzungu ku ngufu bagera inaha bagashyuhaguzwa bakajya gufata abazungu ku ngufu ariko data ariko abazungu bararenganye bakarifunga hari ibihugu hari abahungu nyarumva ngo bafashe abahungu maze kumva abahungu nk'icumi bagera muri Amerika bagashyuhaguzwa bakajya gufata abazungu abandi ku ngufu ibizungu byo iyo bishyuhagurwa usanga byafashe imbwa ku ngufu ugasanga bagifunze ngo cyafashe imbwa ku ngufu ababyeyi b'abantu bagira ubwenge No kuntu mbazi ngo abazungu barabikunda ntawe wafata ku ngufu. arewe iki hari umunyarwanda numvishe wasinze noneho hano muri Amerika haba abamayibobo baba bari ku mihanda bano babita abahomurezi baba bari ku mihanda baba badafite iyo bataha urabona icyo gihungu cyari cyasinze kiragenda cyataka umuhomurezi mayibobo kiramunyugera kimuhanyina kiramunyugura nuko umuhomurezi aratabaza baraza baragipakira bajya kugifunga uwo yazize iki icyo cyazana cyo cyari kiri kurya ubugoro ariko mana yanjye